Jewe ndisabira leta, sindi umupasiteri w'umwesikoro, nta muntu njya asengera musabye amafaranga nirirwa. Jewe ndisabira leta, mu gihe nsigaje banyihera uburenganzira n'isengero. Ubundi nezerwa ndi mu nzu y'Imana, nezerwa nyoboye iteraniro, nezerwa mpagaze aha, iyo ndi hano. Jewe ndisabira leta, bayobozi muri hano, hahandi mujya muteranira mu nama, nta muntu urajya kundega ko nariye utwe, ko namubeshye. Imyaka maze nabaye umushumba 2011 nibwo narimbitsweho ibiganza. Nta muntu urandega, nta mugore nateye inda, nta muntu nibiye, nta muntu ndahemukira. Ndisabira leta njyewe nkanjye nka Pastor Savi, mu minsi sigaje kubaho mwiza, bamu burenganzira njye n'isi. Nta kindi kibazo cyanjye ndabasaba. Amen. Ndasaba abayobozi bacu bokabyara bamu burenganzira cye n'isengero. Umugabo yigeza ndeba ndi mu bandi bana, aranyitegereza, arebye uko nsa n'ukomeze, hambwira ngo ubundi wowe ubona uzapfa wikamiye nayimbwa. Handebye uko nsa, ndebye ukomeze, habona ntari umuntu wakaminka, abona n'imbwa ntashobora kuyikama. Arambwira ngo wowe uzapfa wikamiye nayimbwa. Arambwira ngo wowe ubona uzapfa wikamiye nayimbwa. Imana inyitegereje, haleluya, ingirira imbabazi, ibona ntari umuntu wo kuzajya ku munsi y'imbwa ngo nkamama bwabwa y'imbwa. Irambwira ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko, ndakweza nkugira umuhanuzi uhanurira amahanga. Impagarika imbere y'abanyacyubahiro bangana nawe. Hari uwigeze yerekwa ngo abona ko ntazakama nayimbwa. Ibyo biriho kubera iki? Ni ukubera imbabazi z'Imana. Amen. Hayiwa. Amen. Amen. Haleluya. Reka tuyongere Imana yacu. Duhagurutse twitegura kwakira umushumba. Turamwakiriye dukomera Imana amashyi menshi cyane. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko ari wowe uzi ikibanza ukamenya igiheruka. Turi hano kubera wowe, twicaye hano kubera wowe, turahimbaza kubera wowe, turavuga kubera wowe, turabigushimiye. Dukundire rero tukugirireho umugisha, kandi neza yawe n'ubuntu bwe bikomeze kudukurikirana. Abagabo n'abagore bari hano, abasore n'abakobwa bari hano, abana bato bari hano, kandi burya aba bantu bose baje hano bafite ikibazanye, bafite icyo bashaka, bafite icyo bakeneye. Reka nkwinginge mvuge ngo bahazwe nawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi abo gukiza ubakize, abo kubohora ubabohore, abo guha agakiza ukabahe, abo gutabara ubatabare. Reka tukubere igikoresho nawe ukore mu murima wawe mu izina rya Yesu. Amen. Muraho neza? Yesu ashimwe. Mwaramutse? Nari mvuze ngo mwaramutse mwiriwe. Ndagira ngo usuhuze uwo muntu mwegeranye, mubwire ngo nkwifurije ineza y'Imana.
mu bintu bibaho biryoha nagakiza. Abantu batarakizwa sinzi uko babayeho, ariko nawe uko babayeho urakumva. Ni babandi bahondana amavide mu kabari, mu gitondo tugiye kuri radiyo twasanze ku Kinamba dutambuka umwana w'umukobwa n'umuhungu bari kumwe bakamejeje mu muhanda. Iro muntu ngo wagize neza kwakira Yesu. Komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Agiye gutsinda ambazi abahisemo neza. Haleluya, haleluya, abahisemo neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta handi haba amahoro, nta handi haba ibyishimo, nta handi haba umunezero kereka ku bantu bahisemo neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Aha niho wicara ukanywa ugahembuka, ntuze gutahana igikomere. Haleluya. Reka nsubiremo hano muri aka kabari akatwicayemo ko kwa Yoweri. Haleluya. Niko kabari konyine wicaramo ukanywa ugahembuka, ntuze gutahana igikomere, ntutahe wituye hasi, ntutahe wikopesheje, ntutahe ubabaye. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Ndifuza kubasuhuza mu ijambo rimwe ko tugiye kwinjira mu yindi gahunda twakira abakozi b'Imana, ariko reka dusuhuzanye muri iri jambo. Ijambo riri muri Zaburi y'126. Turasoma umurongo waho wa 2 n'uwa 3. Haravuze ngo icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge. Niko niyawe ivuze, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe
bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Yego, amen. Reka dusubiremo. Haravuze ngo icyo gihe, yego, icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yabakoreye ibikomeye. Amen. Uwiteka n'abantu babivugaga, ubanza utanyumvise neza, nimureka masubiremo. Haravuze ngo icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yabakoreye ibikomeye. Gatatu haravuze ngo Uwiteka wabonitwe yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Amen. Reka subiremo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati, hari abantu bavugiraga mu mahanga, yego, bavugiraga mu mahanga ahantu hatari iwabo, ahantu hatari mu bisekuru by'iwabo, ahantu hatari ku butaka bw'iwabo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Abantu baravuga ngo Uwiteka yabakoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Mwakire neza indamukanyo yanjye. Amen. 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 Nkundira undebe tuganira amasegonda, ko ntago mfite gutinda hano, ndaza kuhagaruka turimo dusoza kiye gusengera abantu. Kuba wicaye hano, kuba uri mugenda, urambura amaboko bigakunda, uhaguruka bigakunda, uvuga bigakunda, utari muri gereza uyu mwanya, utari mu bitaro uyu mwanya, utagiye Rusororo, batakujyanye mu irimbi ry'Inyamirambo, batakujyanye mu rya Rwamagana, batakujyanye Ibuna, uyu mwanya kuba uri muzamura umwuka ukumva biremeye, n'Uwiteka wakoze ibikomeye. Kubera iyo atabawe ntabwo uba wicaye hano. N'uyu munsi Satani arimo arahonda urutoki ku rundi, arimo aravuga ngo iyo mubona muhitane. Ibuka ko hari igihe bigeze bakubika, ibuka ko hari imitego baguteze, ibuka usubiza inyuma. Kuba wicaye hano uyu munsi, Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Wasuhuje uwo muntu ukamubwira ngo kuba uri hano nuko Uwiteka yakoze ibikomeye. Ushobora kuba utabyumva, ariko hari abantu bafite uburanga kuruta ubwawe bavuye mu mubiri. Hari abantu bafite icyubahiro kuruta icyawe bavuye mu mubiri. Hari abantu bafite amashuri n'ubwenge buhambaye kuruta ibyawe. Impamvu uriho nuko Uwiteka yakoze ibikomeye mu Banyarwanda. Uyu munsi Isirayeli na Palestina barimo bararwana, induru ziri kuvuga. Nijoro nabonye amakuru bavuga ngo Isirayeli imaze gupfusha abantu 300. Hakurya hariya mu gihugu cy'abaturanyi induru ziri kuvuga, amasasu arimo araririmba. Kuba iki gihugu twicaye gutya, icya mbere nuko dufite umutekano. Uwo mutekano dufite ntabwo ari uko turi abarwanyi kurusha abandi. Yego, haleluya. Wakomanza uwo muntu ukamubwira ngo uwakoze ibyo ngibyo agiye gukora n'ibindi. Impamvu twicaye ahangaha nuko nta nduru ziri kuvuga, nuko nta masasu ari kuvuga, nuko hari umutekano. Kuki
ufite uwo mutekano? Ese nuko turi abarwanyi kurusha abandi? Ese nuko turi abahanga kurusha abandi? Ese nuko tuzi kurinda kurusha abandi? Uwiteka yadukoreye ibikomeye, aduha amahoro, aduha umunezero, aduha igihugu cyiza, natwe turishimye. Kabone nubwo kawunga yahenda, kabone nubwo ibijumba byahenda, kabone nubwo ibyo kurya byahenda, iyagutunze cya gihe bigura make izagutunga binahenda. Banza mutanyumvise, ndaje nkwakire profe. Iyabanye nawe cya gihe izabana nawe n'ubu ngubu udakora. Yego, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Rero ndagira ngo ngusabe, gabanya urusaku, gabanya induru, vana urusaku aho. Nabo ngabo ufite ntabwo ubarera ku bwawe, ni Imana igufasha kubarera. Ngo ubusengo nabyara, ngo abana babaye benshi, wowe washobora gutunga umuntu? Wowe nawe ubwawe ntushoboye kwitunga. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, twongere tumuzamurira ibiganza, tumuhe icyubahiro. Haleluya! Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Umunsi ndashaka kubana n'abantu bishimye. Bwira uwo muntu ngo ishimye, nezerwa. Mufata ukuboko umubwire ngo nezerwa. Mubwire ngo bohoka, wageze mu nzu ya so, wageze kwa so, uri imbere y'Imana. Hano wicaye ni mu nzu ya so, ntabwo ari kwa Saviye, ntabwo ari kwa Mukandayisenga Isabel. Oya, kare twicaye hariya yahoze ambwira ngo ariko uzi ko ari njye muyobozi wawe. Nibyo mabuja, ndabizi. Ariko hano ntabwo ari we, aha ni kwa data wa twese. Ni data wa twese mwiza, azi intege nke zacu, nuko aratuguyaguya ngo aturinde Satani. Nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, nanone basogokuruza kera bari babaho, abagirira imbabazi, abarinda Satani. Duhimbaze imbabazi, duhimbaze imbabazi. Abagabo duhimbaze, oneta sakoteleze bekotaya besekerema. Nanone duhimbaze, ayayayaya, himbaza, duhimbaze imbabazi, mwifurije kuzajya mu ijuru. Fatira uwo muntu ukuboko umubwire ngo nta kindi
mufite mwifurije kuzajya mu ijuru. Ni data wa twese mwiza, iyo twari turi, niwe wadutoraguye iyo twari turuhiye. Imbabazi zawe utanga Yesu, turagushimiye. Ntidufite icyo twaguha, ntidufite icyo twakora. Buri wese yakwibuka aho wamukuye, buri wese yakwibuka ibyo wakoze, buri wese yakwibuka aho wagiye umuvana, buri wese yakwibuka uko wagiye umurinda, buri wese yakwibuka uko wagiye umurokora, buri wese yakwibuka aho wamutoraguye. Ariko dukubiye hamwe aya mashimwe, duhuje ibiganza byacu, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu, tuguhaye amashyi, duhimbaje imbabazi zawe zitarangira iteka, duhimbaje imbabazi zawe za zindi zitajya zishira. Urakoze Yesu, reka izo mbabazi zikomeze kutugumaho mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Bwira umuntu ngo imbabazi z'Imana zikomeho. Ngira umubwire ngo imbabazi z'Imana zikomeho. Ndagira ngo mafute ukuboko umuhagurutse, uwo muntu mwegeranye umufata ukuboko umuhagurutse, uhagurutse uwo muntu.
tumushime tumushime umugabo yigeza ndeba ndi mu bandi bana aranyitegereza arebye uko nsa n'ukomeze ntambwira ngo ubundi wowe ubona uzapfa wikamiye nayimbwa handebye uko nsa ndebye ukomeze habona ntari umuntu wakaminka abona n'imbwa ntashobora kuyikama arambwira ngo wowe uzapfa wikamiye nayimbwa arambwira ngo wowe ubona uzapfa wikamiye nayimbwa Imana inyitegereje haleluya ingirira imbabazi ibona ntari umuntu wo kuzajya ku munsi y'imbwa ngo nkamama bwabwa y'imbwa irambwira ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko ndakweza nkugira umuhanuzi uhanurira amahanga impagarika imbere y'abanyacyubahiro bangana nawe hari uwigeze yerekwa ngo abona ko ntazakama nayimbwa ibyo biriho kubera iki ni ukubera imbabazi z'Imana amen hayiwe amen amen mana we mana we mana we mana we mana we mana we urahara hahanuma urahara hahanuma urahari mana we turashimira Imana reka ngusaba urambura amaboko ushimira Imana kutabaye icyo abantu bavuga ko wabaye icyo Imana yavuze ntago wabaye icyo abantu bavuga ntago uri icyo abantu bavuze ntago uri uko abantu bavuze wabaye icyo Imana yavuze uri uw'Imana yavuze uri uw'Imana yavuze uri uw'Imana yavuze uzaba uw'Imana yavuze uzagera aho Imana yavuze yarambwiye ngo wowe ubona uzapfa wikamiye nayimbwa none ndi umugabo utuye mu mujyi wa Kigali utunze umugore n'abana haleluya mana we mana turagushimiye ko tutabaye imbwa mana twabaye abagabo mana we turabigushimiye turitunze i Kigali nta muntu udutunze ma murakoze n'ijyawe ma nta munani wa data ngira shimwe n'ijyawe nta wonzi shimwe n'ijyawe nta munani wa data nzi nta mwenda wa data nzi nta mwenda wa mama nzi Yesu abona ntazakama amabwabwa arampindura aranyambika uko nambaye amen 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 reka nsabe buri muntu wese wabaye icyo
Imana yavuze utarabaye icyo abantu bavuze, arambura ibiganza atere haleluya eshatu mbabwire icyo dukora twakira umukozi. Haleluya, amen. Ndakwinginga niba utarakizwa, ndakwinginga niba utarihana, ndakwinginga niba utarava mu byaha, ndakwinginga niba utarahura na Yesu, ndakwinginga niba utarahura n'amaraso ye, ndakwinginga ngo uyu munsi ntutahe udakijijwe, ndakwinginga ngo ntutahe udakijijwe utakiriye Yesu, kuko muri Yesu niho tujya dukura amahoro, niho tugira agaciro. Amen. 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 Mana turagushimiye kuba turiho n'ukubera wowe, kuba tugenda n'ukubera wowe, kuba tuvuga n'ukubera wowe. Abantu baraturoze ntitwapfa, abantu baratugambaniye ntibyafata, abantu baduteza imitego ntibyakunda, abantu baratwishe ntitwapfa. Turabigushimiye. Haleluya. Hari abantu bamwe mu bantu bicaye aha bagutangiye amaturo y'umutima ukunze yo kugushimira. Ntago ari bose babyumvise, ariko hari bamwe muri aba bumvise bakozwe, wibutse ko abakoreye ibikomeye, nabo baravuga ngo barishimye, batanga amaturo avuye ku mutima wabo. Ndasenze ngo bahe umugisha, kandi aya mashimwe yongere aho bakuye, bakubira inshuro 100, ntibagakene, ntibagasonze, abana babo ntibakagira icyo bifuza. Nsabye umugisha nk'umutambyi, nsabiye iri teraniro umugisha, nsabiye ababashumba umugisha, nsabiye abagabo n'abagore umugisha. Reka iri teraniro ryose urisenderezemo umugisha, ibiba n'isarura bijye bisimburana ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twakire Sekazuba, Pastor Desami, turakwakiriye. Reka dusabe Pastor Desami yegere hano imbere. Pastor Desami yegere hano imbere, bamuhe mikrofone hadusuhuze. Uyu mugabo twigeze tujyana muri Samatare, tumarayo iminsi, dufite impamvu tuvuga Imana, mwabikunda mutabikunda, tumarayo iminsi. Yararwaye diyabeti, twari Samatare, ndiyo Mana irambwira ngo nimvoma amazi. Abantu bazi Samatare, ndagenda mvoma amazi. Haleluya. Nzajya mu ijuru, ndabizi nzajya mu ijuru. Haleluya. Mvoma amazi ndayasengera, twari Samatare, rayanywa, turataha. Bukeye yagiye kwipimisha, basanga diyabeti yagiye nk'ejo. Haleluya, haleluya, haleluya. Suhuza iteraniro. Haleluya, haleluya. Wa musare utananirwa ndakwizeye, ndabizi kuzanyambutsa. Wa musare we ndakwizeye, ndabizi uzanyambutsa. Haleluya. Wa musare utananirwa gukiza ndakwizeye, ndabizi uzanyambutsa. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ndanezerewe kubana namwe. Nitwa Desami Theogene, ndi umupasitori, kandi koko narakize. Narakize, ziko burya nari mfite n'akabyimba ku mwijima. Icyo gihe byose basanze byarakize. Rero ndashimira Imana. Paulo yaranditse 3:20 aravuga ngo kuko imbaraga zayo zitukoreramo. N'imbaraga zimukoreramo ntabwo ari we.
ariko nabonye ko izo mbaraga zamukoreyemo. Rero nari mbakumbuye mu murage w'abera. Imana y'amahoro duhana umugisha. Amen. Tugiye kwakira umukozi w'Imana. Jewe ndisabira leta, sindi umupasiteri w'umwesikoro, nta muntu njya asengera musabye amafaranga nirirwa. Jewe ndisabira leta mu gihe nsigaje banyihera uburenganzira n'isengero. Ubundi nezerwa ndi mu nzu y'Imana, nezerwa nyoboye iteraniro, nezerwa mpagaza, iyo ndi hano. Jewe ndisabira leta, bayobozi muri hano, hahandi mujya muteranira mu nama, nta muntu urajya kundega ko nariye utwe, ko namubeshye. Imyaka maze nabaye umushumba 2011 nibwo narimbitsweho ibiganza. Nta muntu urandega, nta mugore nateye inda, nta muntu nibiye, nta muntu ndahemukira. Ndisabira leta njyewe nkanjye nka Pastor Savi, mu minsi sigaje kubaho mwiza, bamu burenganzira njye n'isi. Nta kindi kibazo cyanjye ndabasaba. Amen. Ndasaba abayobozi bacu bokabyara bamu burenganzira cye n'isengero.